style ya Ndikumana iri bujye guhangana na style ya president kuko president ni president yego Ndikumana muri civil society so president Ndayishimiye afite right urumva yo kuba ya talking about ibyo Ndikumana yagira n'iki byose ariko ntabwo rwose Ndikumana ari guterana amagambo na president please ntago afite guterana amagambo na president na parika aho ngaho akimara kuva president amuvuze yari gasopo sibyo yari gasopo in one hand in another one yari uburyo bwo kuba yagira gisese kuri president ya president gisese kuri we burya sometimes niko kumurembuza sibyo nibyo nyambwira mbaye haga nti president suyishengero yawe si wo mwanya wo kumena amababa hita ahubwo uvuga uti ubu ngiye ku karubanda mbaye nk'itara rimurika ricanye si wo mwanya wo kugira ngo uvuge amagambo hato abantu bazanavuga bati nuko president yamusuye niyo mpamvu yigize indiscipline kumbe buriya president n'umushyiramo indiscipline Ndikumana barimo kuvuga batya ndabizi nzabiterwa mabo ibingi bintu bakuvuga ntago bivuze ko wari wumva Human Rights Watch cyangwa se Amnesty International zityoza ibihugu byabo yazagira ukubeshya ngo hari urwego namwe rushimishwa no kurunegura ngo bitangaze buri muyobozi wese wayumva wabone ikinegu mu gikaro ukakimweza uti aka kantu wakabonye ko hano ibintu byacitse ntihazamenya ngo umunyamakuru niyo bitarenze inkombe bien sûr Faustin Ndikumana impamvu ubona n'abamufollowing bavuga ati afite ukuri aravuga kuri sije nako tujya tuvugaho yego so sumo zarahombye Burarudi rahenze Burundi kurusha Uvira kandi ibyo ni ibikorwa by'iki n'iki ikindi navuga kirimo n'ukuri hanyuma rero ntago Abarundi bagize abagabo uyu munsi nka Ndikumana Abarundi barabahorana bijabo n'ijunja icyo ni ikirundi bakoresha ni fact niba president Ndayishimiye yazanye ya modeli wo gucuza amabuye y'amibano navuga ngo avuye muri hariya abona ko ari nk'ikintu kije kuba impeccable mu maso y'Abarundi akabifata 80% harazahita bicurika babiramvirisa abwira Abarundi ngo be kwishura mu ntambara ya Kongo ngo itazabakurikirana ikabatwikira igihugu Gaston Sindimo abo ni ba Gaston Sindimo barahari urumva bantu bantunganya nta kuntu batagira sibyo n'umuntu rega n'umuntu nawe n'abakomere ka bari umuntu niba nta kintu ntasomo yabikuyemo akavamo ari ndi mubingwa ntabwo ari byiza ntabwo uzi icyo muzahoreje abantu bakubitwa n'ibintu bikomeye kandi ni nko kumwereka ngo ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 07844387 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Masha zimwe ngerageje no kuziguha ariko uwambere ati nta mukuru w'igihugu dufise kweri ati bimufasha iki guterana amajambo na Faustin none ko yamututse akamucafuza igihugu cakiye cogorora cankwe hoho we ko avuga amajambo menshi ubu twogira audite yo tubwira ica Maria Barundi kuva ari ku butegetsi ahubwo igihugu caciye cononekara gusumba jewe mbona atabintu bibi Faustin avuga ahubwo umukuru w'igihugu nta maramazwa n'ivyo akora agahungira mu mvugo mbi kugira we yiyeze ondati komera sana Mr Faustin est-ce qu'il y a eu un appel d'offres est-ce qu'on a passé le marché au prix 10 ans après concurrence ashyiraho akabazo ni ibintu byinshi cyane Abarundi bagiye babivuga nawe nusoma ibyo bitekerezo aza kubibona harimo ibyo nagiye nguha ariko nagiye mbona bamwe bati ondati ariko ubundi ni ryari mwabonye president w'igihugu runaka asubizanya n'abaturage ibi ngibi nabyo biteye isoni byagakwiye guhanda yishimiye uturongoye ko ibintu ari gukora bimwambika ibara yego mbese nasukurikiye ibitekerezo ndaza gwa linki ariko nabonye kabisa uyu mugabo benshi bavuga bati ibyo uri kuvuga ni ukuri atahubwo byatewe n'uwo wabivuzeho
undi ati neva aratwenza none Yezu yirirwa arapfukamira yari afise abagore bangahe ngo neva ngo Yezu yirirwa arapfukamira yego nibyo yari afise abagore bangahe yego abantu muri mu commentaire rwose baratangaje en fait igihari mu kuri affaire ya Faustin Ndikumana na president w'u Burundi nuko ntacyo bifasha igihugu ntacyo bifasha perezida ntacyo bifasha Faustin Ndikumana guterana amagambo na perezida nta muntu uterana amagambo na perezida rwose abarundi kaza mu byumve mu bihakane mu byemere ntimufite uburenganzira bwo guterana amagambo na perezida kandi ibyo perezida yavuga sibyo Ndikumana yavuga kuko we ni umukuru w'igihugu kandi umukuru w'igihugu na wandi Kumana n'abandi bari bose ashobora kuba style yiwe Magufuli yaje arya ibigori urumva kuri motokede ziwe sibyo hano mu Rwanda tumenyereye ko umukuru w'igihugu akora presidential outreach akagenda akatera intebe n'abaturage bakaganira bakamubwira umwe urusize ati haki ya Mungu ndakavuga ati gutya na gutya ndakavuga ati banze kunyamura ikibazo ntibakubeshye ati ngabona abagatabazi bari bahari bose n'iki n'iki Uganda Museveni agacara mu muhanda agafata telefone na kombe nagahamagara niba hamagara inkaze niba hamagara ikinumbaze agahamagara mu nkaze urumva n'ahandi abaperezida n'abayobozi nkeka ko on the whole ya structure cyangwa se uko byubatse imitegekere na protocole z'abayobozi benshi ku isi ariko nkeka ko abayobozi b'ibihugu bigiramo na caractère twese tugira caractère yewe muri media nshobora kugendera ku ngingo no kuri etike y'itangazamakuru aho caractère ya Marisha ntago izabura nawe moderator mukumbaza uko wambaza siko Sikovi yambaza uko Sikovi yambaza siko wenda n'abandi banyamakuru kazi bambaza mwese ntagiye kugira gute urumva hari style ya Sandrine hari style ya Mama Skovia hari style ya Kanaka nubwo bose ari mu murongo w'itangazamakuru ariko uretse agira style yiwe no muri leadership style y'abantu bibaho rero ntabwo mbona ko style ya Ndikumana iri bujye guhangana na style ya president kuko president ni president yego Ndikumana muri civil society so president Ndayishimiye afite right urumva yo kuba talking about ibyo Ndikumana yagira n'iki byose ariko ntabwo rwose Ndikumana ari guterana amagambo na president sibyo aragira iyo reserve yuko arimo guhangana na president by the way abantu badukurikiye bajya bamenya ko muri politique no muri leadership hari uburyo bw'imitegekere for instance dufate nka executive w'umurenge ariko executive w'umurenge ni executive secretary as a man as a person ariko aba na executive secretariat nukuvuga ngo hari ikindi kintu kiri morale kirimo executive kugeza no kumuhereza amazi yo kunywa n'ikawa so rimwe na rimwe uzahangana na executive ku izina ariko hari uzibeshyuza ngo urimo guhangana na executive nka background musarawundi zimuzengurutse ntabwo bizakunda hari aho uzatera imigeri gute buri nzego z'abayobozi rero abarideri ubwo nigarukiye hasi cyane nkuko navugaga aba executive hari igihe wajya gutera imigeri kuri executive prince urumva ugasanga urimo gutera imigeri kuri executive system icyo gihe izakumena cyane executive atanabizi kubera yuko executive ngo kuba tekanye urumva mu murenge we so ari daso uhakorera n'undi wese bagomba kurwana kuri iryo tekane ry'umuyobozi bakurangiza atanabizi none Ndikumana nakomeza biriya azahangana n'imbaraga za presidence zitari president aho president afite umwanya wo kumenya ngo Ndikumana ngari mu biki ariko hari inzego zishinzwe kumenya ngo Ndayishimiye yasinziriye neza yaramutse neza yabimenya atabimenya niyo mpamvu ashobora kujya guhaguruka avuga ati ngiye guca umuhanda kwa ntabwo ari uca uracunga niyo twatunganyije so Faustin Ndikumana rero please ntago afite guterana amagambo na president na parika aho ngaho akimara kuva president amuvuze ro problème c'est ko tugira abantu naba ntago babyumva bakazamuka rimwe nabo ukabona sinzi ngo babaye bate urumva so buriya akimara kuva president mutokinze yari gasopo sibyo yari gasopo in one hand in another one yari uburyo bwo kuba yagira access kuri president cyangwa president akagira access kuri we burya sometimes nko kumurembuza sibyo nukura ashobora kuba yarakumvise akavuga ati ukuvuga nakumvise ariko ibyaha by'abana bifurwa mu gikari parike muri bari parike muri bari kingi ayobora ifite uburyo yagera ikageza imirongo kuri president no kuri presidence urumva muri channels zitandukanye byose bitagiye ku karubanda kuko nta butegetsi namwe ku isi bwishimira ko umuntu ajya kugira gute kwirirwa buteza isi yabuteza ikindi kintu nk'ibyo ngibyo urwego rwose bakoreraho performance yose baba bafite ntabwo urevare wateye nushize kwevare wa leta sizo nshingano zawe za buri munsi hari inteko ishinga amategeko irigenzura leta urumva uko amategeko yubatse hari ijambo civil society generwa nawe ufitemo ijambo
ariko umuperezida akuvuze nibyo nyambwira mbaye ahaga ni umuperezida suye ishengero yawe si wo mwanya wo kumena amababa hita ahubwo uvuga uti ubu ngiye ku karubanda mbaye nk'itara rimurika ricanye si wo mwanya wo kugira ngo uvuge amagambo hato abantu bazanavuga bati nuko perezida yamusuye niyo mpamvu yigize indiscipline kumbe buriya perezida n'umushyiramo indiscipline ajya kuvuga yamuhamagaye no ntabwo uba ugiye muri image ya perezida ugomba guporoteja eziwerazi n'igihugu cyawe kubera ko Ndikumana barimo kuvuga batya ndabizi nzabiterwamo ibi ngibi no kuvuga ntabwo bivuze ko wari wumva Human Rights Watch cyangwa se Amnesty International zityoza ibihugu byabo. Iki kibazo nakibaje Sekanyange bwana Sekanyange wahoze muri civil society ngira ngo ubu ni vice mayor ushinzwe iby'ubukungu muri Gatsibo ntakimubaje gutya kiri on record kuri Bwiza TV nyikorera arambwira ati waba birahaba muri Amerika ariko bo bafite cadre babinyujemo imeze nko nk'agacacu burya ngo banenga leta zabo bikomeye ariko ntibyagera hanze ariko babazi bwiye iki bihugu byose n'amasysteme biba bishaka nuko utafurira ibyaha by'abana ku karubanda kubera ko nabo barakubwira bati on ne sait jamais ese undi Kumana naba kudutezwa na ONG zo hanze zishaka gucafuza ubutegetsi biranse yabuzana bivugira buriya poste Ndikumana ni imbaraga afite n'ijambo afite n'ukuntu ubona igihagararo cye no mugabo wabura ukuntu ajya kubwira presidence ikintu ariko genda mukurikira naramukurikiye video ye yose narirebye niyo urebye body language yiwe ntabwo mubambisha urumva ubona ko abavugana ibintu agasuzuguro yewe Sosumo zaragize uravuga nka Marishari it doesn't work cyenda umusesenguzi nta responsibility hambaye mfite Sandrine nibyo navugira hanga wabyikorera utabyeditinze wowe wagendana nabyo nta kinkurikirana niba utashoboye gukora editing ngo utunganye ikiganiro cyawe Gasaro TV muzaguruka na leta nta kibazo mfite cyane n'undi wari wese n'undi mushora mayi nashotora n'umwajyaguruka agenda aho nigendera mu kazi kanje nta kuko iyi ni credit ya Gasaro urumva none uriya mugabo ashaka kwigira rambo mu bisheke ashaka kuba umugaturika kurusha papa ashaka kuba mufuti kurusha shehe umusiramu kurusha shehe biriya urundi ruhande mutari mu ruhande muri kubona nk'ushaka kugumura abantu sibyo rero abantu babyaza umusaruro revo bafite urumva kuko natwe abanyamakuru mwigaruka nk'abanyamakuru ntiyazagira ukubeshya ngo hari urwego namwe rushimishwa no kurunegura ngo bitangaze buri muyobozi wese wayumva wabone ikinegu mu gikaro ukakimubaza uti aka kantu wakabonye ko hano ibintu byacitse ntihazamenya ngo uri umunyamakuru niba bitarenze inkombe bien sûr ariko no gushaka kuba rambo nubaka izina ngire guteza ido suite niho abarundi bazakivuga bati uriya muntu we n'umubiri jya muri inyuma umufaransa muri inyuma abarundi urabizi ntabwo gushyira muri abazavugamo n'u Rwanda ati wasanga ariko rugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo urabizi niko bameze urumva so ngewe rero Faustin Ndikumana impamvu ubona n'abamufollowing bavuga ati afite ukuri aravuga kuri sije nako tujya tuvugaho yego Sosumo zarahombye Burarudi rahenze Burundi kurusha Uvira kandi ibyo ni ibikorwa by'iki n'iki ikindi anavuga kirimo n'ukuri muvuze ngo muvumbuye amabuye ubwo mwigize inkora busa mu myaka 20 maze ku butegetsi bwo mutabonaga amabuye hari kandi mwari muri ku butegetsi that's one secondly uri perezida werekanye amakamyo 200 ajyanye amabuye ntiwerekana isoko ko ryagaragaye icyo si cya kabiri isoko ryo gutanga amabuye riri mu mucyo ko tubona akamya agenda agiye ku giciro cyangahe ajyanye ibingana iki tuzageninga ibingana iki ntago presidence bigaragaza sad icya gatatu urumva yego murimo gutanga amabuye y'agaciro amakamyo kandi amabuye y'agaciro iyo mutanze ibintu bimeze kuri zira produit urumva yego muba mujyananye first of all ntago mwerekana niba mutanze amabuye y'agaciro ibyondo biri kuri amabuye bitazagurishwa bitafite valeur bingana iki muri abo mabuye mwagombye kwerekana rero ntibwagombye kugira ubutwari mega muri make yego kuko ari ubutwari washyiraho ubwo inganda raffinerie zitunganye amabuye ariko simbizi namahitamo yo Burundi ariko iriya question y'amabuye yaragiye no kurimbukira mejo bundi ari ikintu cyakubitemo cyari kimwisha president Ndayishimiye ararokoka urumva ariko icyo nakubwira cyo nuko umucyo president Ndayishimiye ashaka gushyira kuri case y'amabuye Burundi no guproduiza kandi ni nayo biba muri Kongo benshi urumva umenye yuko iriya perception hari abandi bayibona ukundi sibyo uragaragaza umubare w'amakamyo ntugaragaza contenu irimo ukuntu ingana sibyo ibifite valeur ni ibihe bigiye gukizaho bigiye kugenda mu makamyo urumva ujye ujyanye petroli idatunganije urumva ubujyanyemo gudro
ubujyanyemo kerosene, ubujyanyemo essence, ubujyanyemo mazutu, ubujyanyemo n'iki. Niyo mpamvu hari abantu batagukomera amashyi ucuruza peteroli kuri raffinerie zo hanze, aho gukoza raffinerie wawe niho bagushima kubera ko bya bindi byose bikora imihanda, bikora iki bikora amavuta ya peteroli, amavaseline buri kimwe cyose, hari uzagushimira ko wabikoreye iwawe. In fact niba president Ndayishimiye yazanye uriya modeli wo gucuruza amabuye y'amibano, navuga ngo avuye muri hariya abona ko ari nk'ikintu kije kuba impeccable mu maso y'abarundi, akabifata 80%, hari azahita babicurika babiramvirisa babihe 20% y'icyo byagombye kubyarira intuzi. Kandi rero nanone ibyo ngibyo uzabikora nk'umudeli mushyashyuje wereka abaturage bije kubaka amashuri, bije kubaka amavuriro. None se ko byagurishijwe amakamyo yajyanye amabuye yabisikanaga nazanye essence na petrole byabuze ku isoko na mazutu, niba utabikoze gutyo ibintu abantu bakeneye on daily basis nta kintu uri wakangisha. Burya umuntu akeneye ikintu cyo kurya, kunywa, yagiye ku kazi, transport, buri kimwe cyose, ibindi bikazaza nyuma. None urerekana ibiremereye, ibigori utakemura ibigoye, ntago bandi kubana muzagira gute. Gusa nsoza ku ino ngingo sicyo rigiye kumbaza, abarundi n'uburundi ntibigeze babura n'umunsi n'umwe ndi ku Mana bagize Mbonimpa Clever, urumva uwo muri ONG bagiye ko bayita Clever Mbonimpa, n'umuntu ubashwe mu Burundi, umusaza cyane, urumva. Hari uwo uwumva no mugabo avuga veterance niba rinde umuntu umuhinga cyane avuga ko Burundi butamutumira ngo bube amabiliyoni amadolari ariko bumuhembere karimo kuvugurura economy y'u Burundi. So Uburundi bwigeze abagabo, bugira abagabo gusa ntabwo ari undi ku Mana wenyine. Uribuka uwahoze ari vice president abwira Abarundi ngo be kwishura mu ntambara ya Kongo ngo itazabakurikirana ikabatwikira igihugu, Gaston Sindimo. Abo ni ba Gaston Sindimo barahari, urumva. Bantu bantunganye nta kuntu batagira, sibyo? Hanyuma rero ntago Abarundi bagize abagabo uyu munsi nkandi ku Mana. Abarundi barabahorana bijabo n'ijunja, icyo ni ikirundi bakoresha. CNDD-FDD igeze igihe cyo kubona ko abantu barayitinye, bariyogopa, irabica za Musaga, igira gute, ariko sofa ubu none igihe kirageze kugira ngo abantu barebe mu maso bayibwire. Ubwo sindi ku Mana wenyine rero, n'abandi bazayibwira, bayibwire wenda na presidence. Uriya damu niba ari Karine, niba rinde ukuriye presidence y'u Burundi muri communication, akwiye kugira inama mukuru w'igihugu kadakwiye gushotora n'abavuga amazina. Yagiye mu busiribateri bwa Ndikumana, urumva, ajya muri kwashi ya nini nahazwe, azagenda yicisha amazi gura communication ya president itamubuza kwicisha amazi. Ariko Abarundi ntago bazabatinya CNDD-FDD ngo yabamara bose se nese Musaga niba bacishije, urumva. Kamemo baracyari abantu bavuga. Ikindi mbona simbizi ikije gusa n'icyo ngicyo, ariko nuko ntabwo wakanga abantu buri gihe. Iri sufize yo kureba ibyo Ndikumana yavuze bitariho ni ibiki, ugahangana n'ibyo ngibyo, urumva. Aho kugira ngo kuko dufite ikibazo hano cyo guhangana na personality y'umuntu, aho guhangana na topic muri Afrika umuntu yazanye. Ndikumana arabeshya, sosumira kora neza, Burarudi mu nyungu. Indege ya presidence yagurishijwe baje basanga abadede, ikaba amafaranga yarawugiye ngo kaze manyongo bari kisi ngo sinzi icyo kinyarwa icyo rundi bakora gukoresha. Iyo saga ya avion presidentiel mu Burundi nta leta nemwe itagonga kuva kuri nkuru nziza kugeza kuri Ndayishimiye. Ubwo rero Ndikumana yabonye president Ndayishimiye muri Kenya Airways cyangwa muri Rwanda y'ahandi hose, urumva, aravuga president indege president yagiye gute. So nibyo navuga rero, ariko ihangana rya president n'umuturage, no please stop. Buri aracya nahagarike ko nabonye abagira inama uyu mugabo Ndikumana ati nawe wacunze ururimi rwawe ati kuko mu minsi mike nawe ushaka kuburi nkaho bunyonari. Bora bibona mihangre. Ndikumana na activist, bunyoni yari mu politicien, urumva. Ndikumana imikorere ibyo avuga utabikoze ntabwo wawe ukiri activist, ari mu kazi. Ariko hari ni ibihugu byose bihuriraho, ntabwo ari ahantu muri Amerika ndaguhingira n'uzishaka. Inzego z'amapresidence, first families, urumva, sana ziranzege eshanu ziba ziyoboye ibihugu, kuko ibihugu byose birazigira presidence, primature, sijui parlement, buri kimwe cyose. N'uturi tumwe natwe ibihugu bidahuriraho. Hari mudatera imigeri Sandrine kandi ku isi yose. Umwe mu bantu bari muri senateri wahe muri leta muri Amerika, nkunda kugarura urugero. Umwana wa Obama w'umukobwa yagiye kuri televiziyo yiyambariye nyine by'abana ba teenagers n'ikibiri kimwe cyose. Uwo mugore wari warigize ivuze ngo isi yose iramubaha n'ikindi cyaramunegura ngo yambaye akajipo kadakwiye umwana wa president. Abantu bose bo muri state yayo bagamo bahise babyukiriye bavuga ati tugushaka ku butegetsi, niba utangiye no kurira umuryango wa first family. Uriya mwana mu myaka ye n'uburenganzira bwese wari uyoboyesho buri kimwe cyose, ntitugushaka rero kukumva egura bahise bamweguje. Yumvaga arimo gukora neza ku isi yose, UK, France, wherever you want.
nta muntu n'umwe ukirisha first families ntabwo utoragira first family nibikunda whoever you are urumva ntabwo biri mu mikorere ya Ndayishimiye na presidence yiwe ntibiri mu mikorere ya Tshisekedi na presidence yiwe gira ibyo wubaha bano bantu bagira igihe kibamara ku butegetsi bakirangiza muzajye mu mitsi urumva nanabikubwiye mu kanya ngo nubikiragiza imbaraga za gutikura ntabwo zizaho zaturuka atanabizi urumva wewe nka activiste rero yabikora kandi akabikora buriya mu itangazamakuru twebwe tugira ireme ihame ryo kuvuga amakuru gusesengura bituvuga ariko ntawe dukomeretsa tudahaminga undi niko bimeze ubwira umuntu ariko utashaka kumwangiza sibyo biriya avuga yabivuga hari abandi bagenzi be nk'uyu wa Rufiri nako by the way nanizi ko ari Rufiri na iki Gabriel nanizi ko ari umusaza ejo bundi kuri YouTube mbona umusore ukiri mutoya nanizi ko ari agasaza kazanye imvi ko aravuga kuri hari abantu bitwa bo kwa Rufiri bari bandi bavugira inzu zirimo arukomo simbizi bagira weneje ikaze cyane ikaze ariko ihora isa nk'idahanganye ariko ibwira leta ikumva niyegere bagaburiye Rufiri bamubwira uko umuntu ashobora kunenga leta urumva wagize ubona mama nyakugenda mama Ingabire Immaculée ni igihe kosa atavugaga mu buyobozi hano ariko se wabaraga afite gukosora amakosa hangana yarakubwiraga akagira gute urya ruswa akamuvuga mu mazina hari inama yigeze kujya bari muhero simbizi ngo perezida ramura abatu wa mama ari hati mumuzane baramuzana bari batamutumiye normalement ugomba gukora muri ubwo buryo ku buryo perezida avuga atari ko none ndi kubana katakivuga none Rufiri katakivuga ntago politika ari guhangana kubera ko mbigarukeho azironga zitazakora ibyo ngibyo bazavuga ko ufite undi muntu gukoresha hanze kandi barahari ariko kunegura ubutegetsi uwiciraguraho never ukajya umeze nk'urimo gusebanya no tuza banzumira usome ku mazi uhumeke gatatu ugire gute urumva unenge utange proof utange data buri kimwe cyose ariko ikindi cyaka umenye inzira binyuzamo none se nanone nkibaza abantu nanone bakabona muri sanse ko ari nk'abantu babiri bahanganye aho jondi nabonye abarundi bari guteba ibyarusha ko barakabonye nawe aho bavuga ko Ndayishimiye asimbutse urupfu bati wapfa ndi ku Mana basa naho berekana ko wa mugani ni ibintu bihuriranye nyine urabizi ko muri iyo minsi nyine basaga n'abaterana amagambo abandi bati wapfa ndi ku Mana oya ntabwo ukabona bari gusa n'abahuza ibintu bitahura pe yagiye mu kirombe cyari kimuturikije ariko ndi perezida Ndayishimiye nareba nkavuga nti imivumo y'abadamu b'Umurenge bamvumye kwiri gutote Imana yereka umuntu ibintu byinshi yari umuhanga mu kureba urumva ntabwo ushobora gufata insida nkiriya itaturitse mbere yuko aza iminota 5 itaturitse asohotse ntawe bimuteze ni ibintu abantu bazi ibintu by'intuze babivuga ubumenyi bw'isi urumva ariko burya nta gupfusha ubusa ikimenyetso cyose ubonye iyo uri umuhanga ukigendaho nawe akwiye kuva mu kajagari no kwica abanyamurenge no kugira gute ibintu arimo gukorera abaturage be n'abaturage bo hanze y'iki byose nabyo byanamugendaho bikamukora bikamuteza umwaku n'umuntu rega n'umuntu nawe nubwo abakomereka bari umuntu niba nta somo yabikuyemo akavamo ari ndi mubingwa ntabwo ari byiza ntabwo uzi icyo muzahura ejo abantu bakubitwa n'ibintu bikomeye kandi ni nko kumwereka ngo ufite imbaraga sibyo ako niba uri Nyagasani we nanjye mfite izindi sibyo buriya n'umuhanga afite isomo azakuramo ariko ritari kumuza kuyobora ritari muza gutegeka ritari muza gukora akazi ke ariko niyo mivumo yo guhangana no gucyurira umuntu ngo ntabwo ngarongora ngo ntagira gute wese kajya kurongora ahubwo aza kugisha inama isi yose ngashyira kuri televiziyo kurongora no kutarangana uburenganzira bwa muntu byose muza kubikangisha umuntu gute katwikomereze ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780 44 3 7 8 7
cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.